cya kitarasora ntabwo byakunda. Igihe urimo nyine nicyo ngikihangane. Yo modoka satani ntayigushukishe wa mukobwa we, yo telefone ntayigushukishe wa mukobwa we, wa mumama we, wa mupapa we, wishukwa n'ibyo by'isi kuko bizarangira. Tegereza umugambi w'Imana. Urajya he? Ubwo butunzi ntacyo bumaze burashira. Niba waritegereje Amerika, muri California, muri Los Angeles, ukaba waritegereje neza, byayiye ku minota ingahe, mu masegonda byarakongotse birarangira. Ariko ubugingo buhoraho nibwo bw'agaciro. Amen. Bikirana Umuhamya ni Yesu TV aho uri hose ku isi hose. Imana ibaho umugisha. Amen. Yesu yankunzacyo. Mwiriwe neza, ndabashuhuje aba muri mwese mwe mukurikiye Umuhamya ni Yesu TV. Twongeye ko bifuriza ibihe byiza aho muri mwese, abari mu Rwanda, abari hanze yarwo. Nyagasani ntabane namwe. Reka twongeye tunezererwe no kubana namwe. Njye muri kumva kuri mikoro ni Jackson Ndagijimana. Gusa hano muri studio z'Umuhamya ni Yesu TV ntago ndi njyenyine, ndi kumwe n'umukozi w'Imana, nawe yabibwira tukarushaho kubana tuziranye. Yesu nashimwe. Ndongenda basuje nanjye mbifurije amahoro y'Imana ndetse no kubana n'Umwuka Wera nibyongere bibane namwe. Tunejejwe n'Imana mu mutima wacu. Imana itwemereye tukongera tukagaragara kuri iyi channel yitwa Umuhamya ni Yesu TV. Rero nshimira umuntu wese wakanze subscribe, ndetse nshimira n'uwabashije ndetse nanone gukora share na comment. Tubasaba imigisha myinshi cyane kandi dukomeza kubasaba no kubasaba kubwo kugira ngo mukomeze mukande subscribe, kubwo kugira ngo ndetse ibiganiro cyangwa se ijambo ry'Imana ndetse rige ribasha kugumya kubageraho. Imana mo nishimwe. Rero mbasabiye umugisha mwinshi cyane, nabasuhuzaga. Murakoze. Yego, mwamumvishe rero umukozi w'Imana yagarutse n'ubundi. Abasanzwe bakurikiye Umuhamya ni Yesu TV musanzwe mumuzi, yangiye kugaruka ngo tuganire, twongera tugezeho ku byiza byo mu ijuru cyangwa se ku ijambo rya Kristo. Mukozi w'Imana mwene data, watangira ukabwira abakurikiye Umuhamya ni Yesu TV icyo watuzaniye kuri uyu munsi. Yego murakoze. Reka dutangire twubaha Imana dusenga. Buri muntu wese nace bugufi dusenga Imana. Urakoze nyakubahwa Imana data wa twese uri mu ijuru, tukuramburiye amaboko ndetse ibiganza byacu bikuramburiye amaboko. Tunejejwe nawe ibyiza ndetse udukorera. Himbazwa, ongera ushyirwe hejuru muri aka kanya. Nyanone nyakubahwa Imana NZDBN, ndagushimye kubw'icyizere topifo enema utugiriye muri aya masaha, kubwo kutwemerera tukabasha kongera tukagaruka imbere ndetse y'ubwoko bwawe tuvuga gukomera kwawe kwera. Reka rero imbaraga zawe zibane natwe, zibane na buri muntu wese wumva ijambo ryawe, zibane ndetse na buri muntu wese, ndetse nyiringabo Imana ufite umutima uboneye, ndetse ufite inzira zigana Siyoni. Haleluya. Ndetse Mwuka Wera abe mu ruhande rwacu, utwegere cyane. Egera abanyarwanda mwami, egera abari mu mahanga, egera ndetse abari ku mugane wa Afurika, ku mugane wa Amerika, ku mugane y'Uburayi. Abo bose begere mu izina rya Yesu. Wegere nyiringabo Imana ubwoko bwawe, ndetse buri mu mpande nye z'iyisi. Dusabye ngo mwami ubayobore Kristo mwiza, ubiteho, ubarwanirire intambara n'intoya, ndetse intsinzi yawe ibe kuri twe. Dutangiye gahunda, dutangirane nawe mu ijambo, utwiyoborere. Ntabari twe ahubwo izina rya rihabwe cyubahiro, kandi tuvuge tuvugishijwe nawe. Uturinde ibyatuvangira, uturinde ibyatuma twihimbaza, turinde umwuka w'amarangamutima, ahubwo ineza yawe ndetse n'imirindi yawe ibe kuri twebwe iminsi yose. Urakoze rero ni mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe bene data. Tunejejwe n'Imana itwemereye
ikatugirira icyizere tukongera tukagaragara ku Muhamya ni Yesu TV. Jagiso waduhaye karibu, ndagije Imana ikumpera umugisha mwinshi. Hanyuma muri aka kanya ndongeye mbifurije kubana n'Imana. Mbifurije ko mwakongera mukayoborwa n'Umwuka Wera, kuko kuyoborwa n'Imana nibyo bifite agaciro. Iyo umuntu ayobowe n'Imana hari ibintu byinshi bihinduka muri we. Iyo ayobowe n'Imana hari amateka abasha guhinduka kubera ko yayobowe n'Imana. Rero mbifurije muri aya masaha kuyoborwa n'Uwiteka. Mvugira ngo amen. Imana nishimwe mwene data. Rero wowe uri kure uri na hafi, ndagira ngo wicare tubane, cyangwa se wicare tuvugane gukomera kw'Imana, tuvugane ku buntu bwa Kristo afite, cyangwa se aha abantu be. Imana ishimwe cyane aha abantu be. Rero aya masaha nukuri dushimye Imana iri mu ijuru itwemereye ikatugirira icyizere mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero mbere yuko dutangira, reka tubanze. Yesu ashimwe cyane. Amen. Tugiye kubanza tuganira ijambo ry'Imana. Tugiye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Bibiliya. Mu gitabo cya Bibiliya muri Matayo. Tugiye kuganira muri Matayo. Niryo jambo tugiye kuganiraho. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Turaganira uhereye ku murongo wa mbere tugere ku murongo turaganira ku murongo wa 4 ibice ni 4 n'ubundi aho ngaho. Tuganira uhereye ku murongo wa 4 tugere ku murongo wa 8 ndetse n'uwa 9. Yesu ashimwe cyane. Ayo niyo magambo tugiye kuganiraho mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo wumve cyane aho uri, waba uri mu nzira ugenda, waba uri mu misozi, ndashaka ko wumva cyane iri jambo. Hanyuma numara kumvira ijambo cyane ugira icyo kuramo. Reka mbabwire, ntukagendere mu gipindi uvuga ngo Yesu yarambohoye. Ubundi Yesu yakubohoye iki? Yesu ashimwe. Ese Yesu wakubohoye uramwemera? Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo aha hantu banzo watekereze. Yesu wakubohoye uramwemera? Imana ihimbazwe cyane. Tusome mu izina rya Yesu Kristo umurongo wa 4 nibice 4 nanone. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu ageragezwa na Satani. Imana ishimwe. 4 aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Imana ishimwe. 5 maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero. 6 aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati, kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Imana ishimwe. 8 umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. 9 aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamya. Amen. Nidushaka tugarukira aho ngaho cyane. Aho dusomye ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'isezerano rishya muri Matayo, hatubwiye ku nkuru z'umugabo bita Yesu. Yesu ashimwe cyane. Yesu akimara ndetse
kubatizwa mu mazi menshi. Ndashaka tuvuge ku mbaraga z'umwuka wera, tuvuge n'umwuka wera, ndetse icyo ukora tuvuge n'imbaraga ziva mu gusenga. Yesu ashimwe cyane. Amen. Tugiye kuganira ku mwuka wera bene data, tuganire ku mwuka wera icyo ukora, tuganire no ku mbaraga ziva mu gusenga. Mvugira ngo amen. Iri jambo cyangwa se aya magambo atubwira ku nkuru z'umugabo Yesu. Uyu Yesu akimara kubatizwa, icyahise gikurikira nta kindi, ako kanya mwuka wera yahise amanuka ajya kuri we. Akimara kumanuka akajya kuri we, Bibiliya tubwira ngo arangije ngo umwuka wera ajya, maze ngo umwuka wera ukimara kumugwaho ngo cyangwa se kumujyaho, ajyanwa n'umwuka mu butayu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hari abantu benshi bajya mu butayu bijyanye batajyanywe n'umwuka wera, ariko ndagira ngo ubwire ngo mwuka wera abasha kukuyobora ahantu ushobora kujya. Imana ihimbazwe cyane. Amen. Mwuka wera kuyobora aho ugomba kujya, ntabwo wowe ugomba kwiyobora. Jambo ryarambwiye ngo Yesu ashimwe. Amen. Ntabwo twebwe turi ab'isi kugira ngo twigenge, ahubwo turi ab'iki? Turi abaragwa b'ijuru. Nawe niba uri umuragwa w'ijuru, ntabwo ukiri w'isi kugira ngo wiyobore cyangwa se wigenge, ugomba kuyoborwa na Kristo. Rero mwene data, nshuti ya Yesu, niba uri umuragwa w'ijuru, haranira kuyoborwa n'Imana, reka kuyoborwa n'iby'isi. Haleluya. Uyu mugabo yayobowe n'umwuka w'Imana amujyana mu butayu. Abantu benshi murimo muriyobora mukijyana mu butayu. Waretse ukayoborwa n'Imana, waretse ukagendana n'Imana, waretse Imana akaba ari ikuyobora muri izi nzira urimo, waretse Imana ikakuyobora mu rugendo urimo. Bantu benshi bari kuyoborwa ndetse n'ikintu bita ubwenge bw'isi, ntabwo bari kwemera kuyoborwa n'umwuka wera. Ngo Yesu arangije ngo aragenda ngo ajya mu butayu, ngo aragenda mwuka wera amujyana mu butayu. Ngo ageze mu butayu arasenga, ngo ahamagara imbaraga z'Imana, Imana ibana nawe. Ngo ndetse arasenga, Bibiliya tubwira ngo yamaze iminsi 40 ngo n'amajoro 40. Haleluya. Ngo arangije ngo ajya yageragezwa na Satani, kubera ko iyo minsi n'ayo majoro ndetse n'iyo minsi 40 yarayimaze atarya atanywa. Imana ihimbazwe cyane. Amen. Uriya ikigeragezo cya mbere kibaho ni ikintu bita inzara. Inzara niyo yakurya warangiza ukihakana Imana. Yesu ashimwe. Amen. Inzara yakuriye nshuti y'umusaraba ikakunogonora, ushobora kwihakana Imana. Ariko umva umuhamya utarigeze wihakana Imana. Haleluya. Yesu Kristo iyo minsi akimara ndetse kuyimara mu butayu n'amajoro 40, agira gute? Abona gusonza. Niko ijambo ritubwira. Ngakimara gusonza, ngako kanya ngo Satani ngo agira gute? Ngo aramanuka, ngaraza. Aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Wa mubyeyi we, umva Satani uburyo agerageza. Iyi nzara imaze kukurya ukamara gusonza, ugatangira gusonza mu mubiri wawe, ugatangira guhura n'ubuzima bukakaye, mwanzi aragusanga. Ndagira ngo nkubwire ngo, ndagira ngo nkwereke uburyo ugomba kwiyambura Satani, ari guhiga ubuzima bwawe ukabasha kumwiyambura. Aya masaha ndakwingingira, mvugira ngo amena, ndetse kubasha ngo ndetse wowe ubwawe gutsinda umwanzi Satani. Jambo ry'Imana riratubwira ngo akimara gusonza ngo Satani araza, ngo akimara kuza ngarangije aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Fata iryo buye urihindura iki? Umugati urirye. Vugira ngo amen. Amen. Abantu benshi umwanzi abapimira ku kintu bita inda. Niba hari ikintu
ndetse umwanzi arwanyiriza abantu b'Imana. Ikintu bita inzara biragatsindwe, ndetse guhamya Yesu wamara gusonza ukamwihakana. Yesu ashimwe. Amen. Wikihakana Imana mwene data. Inzara yakuriye, emera ko Imana iri mu ruhande rwawe. Nuhamiriza Imana izaguhamiriza, nuyegera izakwegera, ndetse wowe ubwawe nuba mu bihe byo gushaka Imana izabana nawe. Ndagira ngo ubwire ku mbaraga z'Umwuka Wera n'imbaraga z'amasengesho icyo zibyara. Yesu arangije haramwitegereza cyane kubera ko yari afite Umwuka Wera. Wowe nimba nta Mwuka Wera ufite, ntabwo wabasha gutsinda Satani. Ahubwo haranira gushaka Umwuka Wera. Mwuka Wera abe muri wowe. Mwuka Wera azaba muri wowe gute? Dore ikintu kizatuma Mwuka Wera aba muri wowe. Icyambere nuko uzagira guca bugufi muri wowe. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, iyo umaze kwemera Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza, Yesu ashimwe cyane, hanyuma warangiza ugaca bugufi ukihana ibyaha, ukaturira bene se ukihana ibyaha. Iyo umaze kwatura ibyaha byawe ukabatizwa mu mazi menshi cyangwa se ukabatizwa, Yesu ashimwe. Amen. Iyo umaze kubatizwa bishazo ngo iyo bakubije mu mazi uba upfanye na Kristo, kukuzamura ukazukana nawe. Bishatse kuvuga ngo ibi byaha byawe ubisizeho, ndetse warangiza ukongera ukavuka bundi bushya. Nicyo bishatse gusobanura. Iyo umaze kuvuka bundi bushya rero, Mwuka Wera akakuzaho, nta kindi gikurikira. Mvugira ngo amen. Amen. Nta kindi gihita gikurikira, ahubwo we nshuti y'umusaraba uhita utangira muri wowe, imbaraga z'amasengesho zikaba muri wowe, ugatangira ugasenga Imana, ukiyiriza ubusa, ibyo kurya byawe by'inda ukabireka, warangiza ukegera Imana ugafata amasengesho yo gusenga, ukajya ufata igihe ukiyiriza ubusa, ugahamagara Imana, ugahamagara ijuru. Wamara guhamagara ijuru rikaza rikabana nawe, rikakuzuza Umwuka Wera, Imana ikaba muri wowe, ikakwegera cyane, ndetse ukajya ubwira Imana ngo nkeneye kubana nawe, nkeneye kuyoborwa nawe, nkeneye kunyobora, ndetse mu buryo bw'umwuka. Imana burya irakuyobora, ndetse yarangiza ikabasha kukuzuza Umwuka Wera. Imana nishimwe. Amen. Icya gatatu, iyo umaze kwinjira ndetse mu kubana n'Imana no kwegerana n'Imana, nta kindi gikurikira, ndetse igikurikira ni ugukomeza guhatana muri iyi nzira. Wajya ubona ndetse hari ibigucanza ukabwira Imana ngo Uwiteka, ndagukeneye kugira ngo ube mu ruhande rwanjye, ndagukeneye kugira ngo unyobore, kubera kuramutse utanyoboye ibigeragezo ni byinshi, biri kumpiga ni byinshi, biri kundwanya ni byinshi. Ariko Yesu ndagusabye, bana nanjye. Imana ishimwe. Imana iraza ikabana nawe, warangiza ndetse imbaraga z'amasengesho zikagumya kuba muri wowe. Ndetse iyo umwanzi aje akaguhiga, agahiga ubuzima bwawe, hari ijambo rivuga ngo, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Uwiteka. Imana nishimwe cyane. Ni Yesu yamusubije, kandi inzara imumereye nabi, ariko amusubiza ayo magambo. Imana ishimwe. Nawe bwira Imana ngo mpa igisubizo nzajya nsubiza Satani, kubwo kugira ngo ndetse uyu mwanzi ajya areka kunyishima hejuru. Ibigeragezo nibiza nibagusohora mu nzu, mwene data, bukode bwari bukomereye nawe bakagusohora mu nzu, ujye ubwira Satani ngo shi unyishima hejuru, kubera ko Uwiteka Imana ntago azigera ankoza iki, ankoza isoni. Imana nishimwe. Imana nihimbazwe. Hanyuma gatanu karavuga ngo maze umwanzi, Yesu ashimwe cyane, ngamujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bawe. Yesu ashimwe. Reka nkubwire, ntabwo Satani ayobewe kuri umukozi w'Imana, ntabwo Satani ayobewe kuri umuririmbyi,
ntabwo Satani ayobewe kuri umunyamasengesho, ntabwo Satani ayobewe ko ndetse uhamagara ijuru. Yesu ahimbazwe cyane. Ntabwo Satani abiyobewe, byose arabizi kubikora, arabizi kuri umuhanuzi. Imana ishimwe. Arabizi kuri umuririmbyi. Satani uzi neza ko ndetse no ku rusengero ruhari. Satani ndetse uzi neza ko no mu rusengero ndetse yagukoreshereza ibyangwa n'Uwiteka. Mwene data, nshuti ya Yesu, nshuti y'umusaraba, ndagira ngo nkubwire ngo itegereze neza ukuntu wowe ubwawe utwaye agakiza, utabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Ese wowe umwanzi ari kukugerageza, urimo uramusubiza ute? Urimo uritwara gute muri iyi nzira? Nawe uri kwibuka kuvuga ngo handitswe ngo, noneho Satani azi n'ibyanditswe byera. Jambo ryatubwiye ngo maze ngamujyana ngo ku murwa wera, ngamuhagarika ku gasongero k'urusengero. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ajya kumugerageza sha mu rusengero, nawe barahakugerageza. Nshuti y'umusaraba, wamuririmbiwe mu rusengero bari kuhakugerageza. We mushumba, mu rusengero bari kuhakugerageza, ariko vuga iby'Imana, ibindi wicecekere. Bibiri tubwira ngo iki? Gatubwira ngo uyu mwanzi aramubwira ngo kandi handitswe ngo ngizagutegekera abamarayika babashe kukuramira. Yesu ashimwe. Amen. Ngo babashe kukuramira kugira ngo udakubita ikirenge hasi. Arabizi neza ko ibyanditswe ndetse ibyo arabizi neza ko bihari. Arabizi neza. Rega Satani ni umuhanuzi. Satani ni umuhanuzi. Yurebye nabida akoresha abantu bakakuvangirirwaho, bakakubwira. Rero haranira kumenywa n'Imana, haranira kwegera Imana cyane. Imana ishimwe. Amen. Jambo ry'Imana riratubwira ngo abavuyeho arangije ngo aramujyana, ngamujyana mu mpinga y'imisozi cyangwa se umusozi. Yo, haleluya, Imana idutabara. Amen. Mu mpinga y'imisozi harimo intambara nyinshi uhuriramo nazo. Ngo arangije ngamuhagarika ahantu, aramubwira ngo ngera witegereze neza. Yesu we, ndeka mbabwire bene data, Satani ari kutugerageresha iby'isi, arimo arabagerageresha iby'isi. Ngamwereka ndetse umujyi wose nk'uwakwereka Kigali cyangwa se nk'uwakwereka ndetse indi mijyi itandukanye, amwereka ibishashagirana, mwereka amafaranga, mwereka amazu meza. Aramubwira ngo umva, nupfuka mukandamye. Mwaretse gupfukamira Satani, inshuti z'umusaraba, ubutunzi bw'isi buzarangira. Tegereza icyo wavuganye n'Imana. Ayo mazi azashira, tegereza icyo wavuganye n'Imana. Bantu benshi bari kureba iby'irari ryabo, ntabwo bari kureba ndetse ejo hazaza habo. Barimo baritegereza, bakitegereza ibijyanye n'irari ryabo, kubera yuko umwanzi ari guhiga ndetse ubuzima bwanyu akoresheje ndetse iby'isi. Aramwereka, aramubwira ngo reba uyu murwa, reba uyu musozi, reba itegereze neza aya mamodoka meza. Aramubwira ngo mvugira ngo amen. Amen. Nupfuka mukandamya. Ariko we Satani uragashya ngo nupfuka mukandamya, ubu butunzi bwose bw'isi ndabugushyira mu biganza, nindangiza mbuguhe. Hey Yesu we, turengere. Ngo nindangiza ndaguha ubu butunzi bwose. Ariko se wowe uri kwibuka ndetse ijambo ry'Imana uko ryanditse, cyangwa uri kureba ibishashagirana Satani ari guhereza abantu kavuga ngo nanjye ndabishaka? Ingingo abora nibwo bw'agaciro, kandi kwemerwa n'Imana ibyo by'agaciro. Ufite ayahe masengesho se atuma uri buze kuvuga ngo handitswe ngo? Mwuka wera uri muri wowe angana iki uri buze kuvuga ngo handitswe ngo? Muntu natungwa n'umutima gusa. Mwuka wera uri muri wowe uri kuvuga iki kandi ntawe ufite wabasha kukubwira ngo genda Satani ntukagerageze Uwiteka Imana yawe? Tugiye gusenga Imana, ariko nshuti y'umusaraba, biragoye, birababaje, biteye agahinda.
mwanzi ari kugutera nawe ukitera. Uri muri vovota ngo Yesu yarakwibagiwe, ngo yarakuretse, ngo iyi Mana ngo ntikibaho. Mana iravugana nawe ukavuga ngo niko byahoze. Mana iravugana nawe ukavuga ngo nuko nyine. Mana iravugana nawe warangiza ntiwumva umugambi Imana ugaca inyuma. Mana iravugana nawe warangiza ukisubira mu busambanyi, ugasubira mu kugambana. Ibi bishashagirana, Yesu ashimwe cyane. Amen. Ibi bishashagirana nutaba amaso nawe urabasha kubyakira. Icyatuma utakira ibi bishashagirana ni imbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho ziri muri wowe zingana iki zatuma utabasha ndetse kubona iyo nzu nziza ndetse uyifate kubera ubukode bukurembeje? Oya, tubwizanye ukuri, nushaka wongere wihane, kubera yuko nagira ngo ubwire ngo Satani aramutse akubwiye ngo ngibi, ntabwo wakibuka ko Imana ibavuga ngo n'ubundi ubukode buranyishe, reka ngende mifate, nzaba nihana nyuma. Iryo jambo ngo nzaba nihana nyuma, Yesu Kristo ese naramuka atunguranye kaje birakugendera gute? Hehe, yewe Yesu we, Imana itugirire neza, Imana itwishimire. Biragenda bite mwene data? Yesu katunguranye urabyitwaramo gute? None wavuga ngo uzihane ejo bikarangira ndetse iri joro bidakunze. None wavuga ngo uzabigenza neza ndetse ejo uzakizwa warangiza bikarangira byanze. Yesu Kristo akabaje gutwara umugeni n'itorero. Imana iturengere, tugiye gusenga Imana. Bamaso wegera Imana, ubane n'Imana, ijuru ribashe kugukingukira mwene data. Tugiye gusenga Imana. Wowe uri mu nzu ugenda, wowe urimo ndetse uvuga ngo Imana ntibaho, wowe udahamya umugambi w'Imana, udahamya icyo Imana igushakaho, ongera usubire mu buntu bw'Imana. Tugiye gusenga Imana. Mwami Yesu, twongeye turagushimye, turakubashye cyane. Tumaze kumenya neza ko ndetse ijambo handitswe ngo ari ryo tugomba gutsindisha. Rero umugaragu wawe ndetse n'umuja wawe, Mwami w'amahoro, ndetse turabasengeye mu izina rya Yesu. Bera amaso itorero ryawe, abanyamasengesho, bera amaso abavuga butumwa, abahanuzi, mu izina rya Yesu. Bagirire neza, biteho kandi ubarwanirire, kubera yuko ijambo ryawe abantu bamaze kurica amazi, ntabwo bakigendera mu ijambo rivuga ngo handitswe ngo, ahubwo basigaye bumva ko ndetse iyo babuze ubwenge ngo babareka. Ariko Kristo mwiza, ubwenge n'ubwawe gusa, Mwami w'amahoro. Rero turasabye ngo tuyobore, yobora buri muntu wese, umwambika imbaraga, mwuzuza umwuka wera, amavuta y'Imana mubonekeho, kandi intsinzi yawe ibe mu ruhande rwe. Rero tunejejwe nawe ndetse kubwuko wongeye kuducyahisha ubugwaneza bwawe. Turagushimiraho umugisha buri muntu wese ukurikiranye Umuhamya ni Yesu TV ndetse Kristo, ndetse turagushimiye cyane kuko ukomeje kubana natwe twese, ni mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.